kure cyane ariko naje kugwanurira ucyumva iki kiganiro Imana iguhe gusingira umugisha wawe rambura ukuboko ucyumva iki kiganiro wakira umugisha wawe muri aya mahanga rambura ukuboko wakira umugisha wawe Erasito Peditaya hano muri Afrika sinzi igihe uri ku gihugu uri kunyumva urimo ariko naje kubwira ngo rambura ukuboko usingira umugisha wawe Pewa Erasito Peditaya Elisa abwira aba bagabo bese cyangwa se umugabo yabwiye ngo narambura ukuboko umaze igihe utaka ngo Imana iguhe umugisha ariko ukawubura umaze igihe utaka ngo Imana iguhe akazi ariko warakabuze umaze igihe utaka ngo Imana iguhe abana ariko warababuze umaze igihe utaka utakira muri ubwo burwayi umaze igihe utakira Imana ufite imanza ariko nema Erasifo enekudibini Uwiteka avuze ngo gutaka kawe yarakumvise soka y'ubucuruzi dore yarakutse shoka mbese icyubahiro dore yarakutse ishoka ariko wari ubutabazi buvuganye nawe ngo Imana igiye gusingira umugisha wawe watakaje Erasito Peditango hayawe yabone sasoma Topaya sinima igome nekudibini sasoma haya sirigidi binima ndimo ndabona abantu benshi ishoka zabo zatkutse zikagwa mu mazi hene manga yasika igome ndimo ndabona baririmbyi ishoka zagwe mu mazi bari kuri Yorodani muririmbye rabiririmbye haravuga ngo yewe Yorodani we nubwo horera cyane abana b'Imana tuzakwambuka mu kwizera Imana igwe kwambuka iyo Yorodani wari uhagazeho Imana igwe kwambuka icyo kigeragezo Imana igwe kwambuka izo ntambara urwana Imana igwe kwambuka ibyo bibazo hagazemo umwini wirisasoma icyo kigeragezo cyituma ukura amaso kuwiteka Imana igambe guumugisha enekudibinima urugo rwawe wireka gusenga tumbira Imana wiroka gukiranuka tumbira Imana Bibiri ivuze ngo iki iravuze ngo aramubwira ngo rambura ukuboko cyane wa mukobwa we Imana igwe gusingira ubukwe bwari buri kure cyane uyu mwaka utararangira wabonaga umugisha w'urugo uri kure cyane ariko ndi kumva Imana ivuganye nanjye ngo ari imigisha Imana ishize mu biganza by'abantu bari maso Perasito Peditango la siwidi bini sase nekuta editaya penimanga yasika rarawa yabone sasoma haya sirigidi binima hedi winimanga yasika enepa yasikango Imana igwe gusingira umugisha wawe basi ndanyamubwire ngo Elisa yasingira umugisha w'umwitero hanyuma Imana imukoresha imirimo n'ibitangaza ndanyamubwire ngo umuntu witwa Eliya yakoze ibitangaza 7 ariko Elisa akora ibitangaza 14 bitewe n'iki bitewe nuko yari yarasingira umugisha w'umwitero ukomeye Imana uyu mwaka uku kwezi Imana igwe gusingira umugisha wawe sinzi igihe ushaka umugisha ariko byaranze sinzi igihe ucururije ariko byaranze sinzi igihe ubatse inzu ariko byaranze ariko Uwiteka avuganye nanjye enekudibini sasoma ndi kuri kamera shanima editaya Imana igiye guha abantu bese babonaga ko imigisha yabo iri kure cyane muririmbye arabivuze aravuga ngo umugisha utanga mwami wanjye ntabwo ujya wongeraho umubabaro aravuga ngo abantu bakumenye barahiriwe no ku munsi mubi bazakomera uyu muririmbye arabivuga enekudibini sase aravuga ngo ndyamye mu mahoro niyorosha imbabazi urukundo rw'Uwiteka nirwo rungose nayo nkuhumurize wowe uri mu bitaro bona ko umugisha warangiye Imana igiye kuguha kuva muri ibyo bitaro bese wowe ubabaye bona ko ibyo byarangiye Imana igiye kukumara umubabaro wowe ubona ko ubyara inda zivamo Imana igiye kuguha kubyara Rasito Pedita ufite ikibazo gikomeye ariko nakuzana ubuhanuzi buva ngo Uwiteka agwe gusingira umugisha wari uri kure
pera sinima edifo ni wisase detail penima ngasika raro abone sase haya siri gidibini hene kudibini sasoma hene taya siri Uwiteka uyu n'umuntu witwa Elisa ngo abana b'abahanuzi ngo twongeye kubasura tubifuriza amahoro y'Imana aho muri hagiye atandukanye. Uri mu Rwanda reka ngubwire ngo Imana ikugirire neza. Uri mu mahanga aho uri hose muri Amerika, Australia, Canada, uri mu bice bya Afrika cyangwa se ibihugu bya Afrika, reka tukubwire ngo Imana y'amahoro ikugirire neza. Kandi ishobora kuba urwaye, urwara ubukira, ushobora kuba utameze neza, reka ngubwire ngo Imana itanga ihumure ko niyo nyiri ihumure mu izina rya Yesu. Hanyuma rero dushimiye mwebwe mudahwema kubana natwe gukora sabone. Reka mvuge ngo Imana y'amahoro idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo y'abera, Imana igiye umugisha. Ndetse nawe utari wayikora tukwifurije kuba cyangwa se tugusabye kuba wayikora, niyo nkunga ikomeye cyane tubashije kugusaba. Hanyuma share, comment kugira ngo turusheho kwamaza ubutumwa bwiza, kandi ndabizi neza ko nitutagwisari tuzasarura mu izina rya Yesu. Hanyuma rero tutabatindiye, ngira ngo imbere ya kamera murabona n'uw'Imana afite amavuta y'Imana, arasa neza rwose. Uyu munsi yamamaga yambwira ngo hari ibintu byinshi afite akeneye kuba yababwira. Byumvikana iki rero, nanjye mfite amatsiko adasanzwe yo kugira ngo nanjye numva hari ko nanjye narya, kuko mfite inyota neza n'inzara yo kuba narya ku gaseke yadupfunyikiye. Hanyuma rero ndagusabye kugira ngo nudute mu iteraniro ahubwo ubane natwe. Tudatinze reka tumwakire. Hari ushobora kubona ari ubwa mbere, abanza twibwire hanyuma dukomeze. Turakwakiriye mukozi w'Imana cyangwa mwana w'Imana. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Twishimiye ikaze muduhaye. Imana iguha umugisha cyane. Wakibwira abantu baba bakubonye bwa mbere? Twandibwami Evariste ndi umugabo, hanyuma mfite madamu n'abana. Imana ibaho umugisha. Yes, Imana iguha umugisha rero. Ntabatindiye, ngewe ndi inyuma ya kamera, nitwa Prophete Patrick. Hanyuma ni ngewe uri kubasuhuza babwira ngo umugisha Imana babeho. Hanyuma rero tudatinze reka adusengera Imana, hanyuma tugezeho message nziza y'icyo Imana yamubwiye kugira ngo atangarize isi ndetse n'abantu muri rusange. Imana iguha umugisha cyane. Imana iguha umugisha Mana mu izina rya Yesu. Pera sinima editado ben lara waya bone sase haya sirigidi bini kuta topa ya sikango enima lara waya bone maisirigidi hene kudi bini sasoma haya sika editaya. Turagushime Mana yacu, tunejejwe n'uburyo kongeye kugaruka imbere ya kamera. Bana natwe muri aka kanya, mbaraga z'Imana ziganze, urengera barira, urengera bafite ibibazo, kandi umuntu wese uzakurikirana iki kiganiro uzamumpera umugisha. Urakoze kugiye kubana natwe mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma Imana ibaho umugisha mwebwe muri ku mugane w'Uburayi mukunda kudukurikirana. Uwiteka nabaho umugisha. Mwebwe muri Afrika, Imana ibaho umugisha. Hanyuma Imana ibagire neza. Hanyuma rero reka tusome ijambo ry'Imana, hanyuma tubabwire uburyo Imana yo mu ijuru igiye kubatabara. Imana ibadutumyeho, Imana iradutumye muri uyu mugoroba, Imana iradutumye. Dusome mu Bami ba kabiri igice cya 6 umurongo wa 7. Haravuze ngo aramubwira ati yisingire, arambura ukuboko arayisingira. Haravuze ngo aramubwira ati yisingire, arambura ukuboko kwe arayisingira. Hanyuma naje kuvuga ngo Imana igwe gusingira umugisha wawe wari uri kure. Uwiteka Imana yo mu ijuru igwe gusingira umugisha wawe wari uri kure cyane. Hari igihe umuntu asenga ariko agategereza umugisha we
akabona umugisha uri kure. Ariko Imana yambwiye ngo hari abantu Imana muri uku kwezi kwa 10 n'ukwa 11 Imana igiye gusingira imigisha yabo yari iri kure cyane. Era sinima editaya. Bibiri ivuze ngo iki? Iravuze ngo aramubwira ngo yisingire, hanyuma ngarambura ukuboko kwe ngo arayisingira. Uyu ninde Bibiliya itubwiye? Bibiliya iyo uyisomye usanga umuntu ari Elisa. Uyu mugabo witwa Elisa biritubwira ko yari umuhanuzi. Imana yamukoresheje imirimo n'ibitangaza byinshi bikomeye cyane. Hari ibitangaza Imana yakoresheje Elisa. Hanyuma Elisa yageze ku isoko ngo yari yarahumanye. Hanyuma ngo isoko ngo abanyamudugudu ngo barimo barira cyane, ngo bafite umubabaro, ngo bafite gutaka, ngo kuko kuri aya mazi y'isoko ngo inka ngo yanywaga kuri amazi ngo mbese ngo araramburaga, ngo umugore we utwite ngo yanywaga ngo kuri aya mazi ngo inda yavagamo. Iki ni igitangaza Elisa Imana yamukoresheje. Ene kudi bini sase naje kuvuga ngo Imana igwe gusingira umugisha wawe wari uri kure cyane muri aya mahanga urimo. Arasini minikite ku mugabane wa Amerika urabona umugisha wawe uri kure cyane, ariko Uwiteka avuze ngo iki? Bibiliya yavuze ngo aramubwira ati ene kuta 84 ngo rambura ukuboko uyisingire. Ndare nkubwira ngo Imana igwe gusingira umugisha wawe wari uri kure. Enima editaya pewa erasifo ene kudi bini sase. Hari umugisha wawe uri kure cyane, ariko Uwiteka agwe gusingira muri uyu mwaka utararangira. Imana igwe gusingira umugisha wawe muni erasifo kuri uyu mugabane w'Uburayi. Urabona nubwo uri mu gihugu cya Amerika, nubwo uri mu gihugu cya Tanzania, nubwo uri mu gihugu basi urabona yuko umugisha wawe uri kure. Washatse umugisha urawubura, ariko nakuzane kukubwira ngo Imana igiye gusingira umugisha wawe. Rasito pedita penima erasinima erasiwidibin. Umugisha w'urubyaro bese usenze igihe warawubuze, ariko Uwiteka ngo gusingira umugisha wari uri kure cyane. Hanyuma ndagira ngo mbabwire ngo aba bantu bese iyi soko, aba bantu bari barabuze umugisha w'amazi, ko amazi banywaga ngo yararuraga. Ariko naje guhanura nkubwire ngo wa mugabo we umugisha wawe uri kure cyane. Urasenga bikanga, bese warashakishije mu miji yose umugisha urawubura, ariko Uwiteka penima erasifo hene wirisase dita agwe gusingira umugisha wawe wari uri kure cyane. Uyu mugisha w'ubucuruzi wabonaga uri kure cyane, ariko naje kugwanurira ucyumva iki kiganiro. Imana igwe gusingira umugisha wawe. Rambura ukuboko ucyumva iki kiganiro, wakira umugisha wawe muri aya mahanga. Rambura ukuboko wakira umugisha wawe. Erasito peditaya hano muri Afurika. Sinzi igihe uri ku gihugu uri kunyumva urimo, ariko naje kubwira ngo rambura ukuboko usingira umugisha wawe. Pewa erasito peditaya. Elisa abwira aba bagabo bese cyangwa se umugabo yabwiye ngo narambura ukuboko asingira umugisha we. Uyu ninde? Iki cyari igihe gikomeye. Elisa asingira umugisha w'umwitero. Aho wawe nande? Aho wawe na Eliya. Hanyuma uyu mwitero wari umugisha asingiriye, wari umugisha asingiriye. Aho wawe n'umuntu witwa Eliya. Eliya mbese yari umuhanuzi ukomeye cyane. Topa erasinima hayasirigidi bini. Baragenda na mwana w'umugisha aramuganga, ariko ukimbona nigukurwaho ngewe uracira, ukinumbira uracira. Imana ivuze ngo iki? Ndi kuri kamera iravuze ngo igiye guumugisha abantu bayitumbiriye. Wikura amaso ku Uwiteka. Icyo kibazo urimo kituma ukura amaso ku Uwiteka. Uwiteka agambere kuguha ugasingira umugisha.
erasito peditaya iri sasoma icyo kigeragezo kituma ukura amaso kuwiteka Imana igambe guumugisha enekudi binima urugo rwawe wireka gusenga tumbira Imana wiroka gukiranuka tumbira Imana Bibiri ivuze ngo iki iravuze ngo aramubwira ngo rambura ukuboko uyisingire nange rambura ukuboko arayisingira ndamubwira ngo Imana igwe gusingira umugisha wari uri kure cyane wa mukobwa we Imana igwe gusingira ubukwe bwari buri kure cyane uyu mwaka utararangira wabonaga umugisha w'urugo uri kure cyane ariko ndi kumva Imana ivuganye nanjye ngo hari imigisha Imana ishize mu biganza by'abantu bari maso Perasito peditango la siwidi bini sase nekuta editaya penimanga ya sika rarawa ya bone sasoma haya sirigidi binima hediwi nimanga ya sika enepa ya sikango Imana igwe gusingira umugisha wawe basi ndanyamubwire ngo Elisa yasingira umugisha w'umwitero hanyuma Imana imukoresha imirimo n'ibitangaza ndanyamubwire ngo umuntu witwa Eliya yakoze ibitangaza 7 ariko Elisa akora ibitangaza 14 bitewe n'iki bitewe nuko yari arasingira umugisha w'umwitero ukomeye Imana uyu mwaka uku kwezi Imana igwe gusingira umugisha wawe sinzi igihe ushaka umugisha ariko byaranze sinzi igihe ucururije ariko byaranze sinzi igihe ubatse inzu ariko byaranze ariko Uwiteka avuganye nanjye enekudi bini sasoma ndi kuri kamera shanima editaya Imana igiye guha abantu bese babonaga ko imigisha yabo iri kure cyane muririmbye arabivuze aravuga ngo umugisha utanga mwami wanjye ntabwo ujya wongeraho umubabaro aravuga ngo abantu bakumenye barahiriwe no ku munsi mubi bazakomera uyu muririmbye arabivuga enekudi bini sase aravuga ngo ndyamye mu mahoro niyorosha imbabazi urukundo rw'Uwiteka nirwo rungose nayo nkuhumurize wowe uri mu bitaro bona ko umugisha wawe warangiye Imana igiye kuguha kuva muri ibyo bitaro bese wowe ubabaye bona ko ibyo byarangiye Imana igiye kukumara umubabaro wowe ubona ko ubyara inda zivamo Imana igiye kuguha kubyara rasito pedita ufite ikibazo gikomeye ariko nakuzana ubuhanuzi buva ngo Uwiteka agwe gusingira umugisha wawe wari uri kure Pera sinima edifo ni wisase detali penima ngasika raro bone sase haya sirigidi bini hene kudi bini sasoma hene taya siri Uwiteka uyu n'umuntu witwa Elisa ngo abana b'abahanuzi ngo mbere Elisa muri cyabaha ariko ngo yibuka yuko ibintu bikomeye hanyuma ngo arababwa ngo nimugende hariya musoroma imboga Imana igwe gusoroma umugisha wawe wanyazwe Imana igwe gusoroma umugisha muri uyu mwaka Imana kumera umugisha ugikurikirana umugisha Eva TV wakira umugisha wari wagize wari waranyazwe nayo mubwire ngo aba bana banuzi barajye basanga Elisa baramwe ngo ahantu tuba hatubereye hatoya none turakwinginze tumanuka kuri Yorodani tujyane twitemera igiti hanyuma twiyubakire ahantu ho kuba Pera sinima edita abantu nimugira ishaka ryo gukorera Imana abantu nimugira ishaka ryo kwegera Imana Imana ongera itanga ububyutse enekudi bini sase ndikumva Imana hayasikaye gome imbwira yuko hari abantu Imana irindiye kuri Yorodani sinzi Yorodani waragazeho uri muratema igiti Elisa bamunga ngo turashaka kujya kuri Yorodani ngo dutemeye igiti twiyubakira ahantu ho kuba kuko ahantu tuba hatubere hato ngo arabemera barajyana bose bafata ishoka bageze ku biti byari biri kuri Yorodani hanyuma ngo bateme ibiti umwe muri mo ngatemye hanyuma ngo intorezo irakukigwa mu mazi iguye mu mazi ngo arataka cyane aravuga ngo databuja yari intirano none irakutsiguye mu mazi umaze igihe utaka ngo Imana iguha umugisha ariko ukawubura umaze igihe utaka ngo Imana iguha akazi ariko warakabuze umaze igihe utaka ngo Imana iguha abana ariko waraba
warababuze, umaze igihe utaka utakira muri ubwo burwayi, umaze igihe utakira Imana, ufite imanza, ariko nema erasifo ene kudibini, Uwiteka avuze ngo gutaka kawe yarakumvise, shoka y'ubucuruzi dore yarakutse, shoka mbese icyubahiro dore yarakutse, ishoka ariko hari ubutabazi buvuganye nawe ngo Imana igiye kugusingira umugisha wawe watakaje. Herasito peditango hayawa yabone sasoma topaya sinima igome nekudibini sasoma haya sirigidi binima. Ndimo ndabona abantu benshi ishoka zabo zatkutse zikagwa mu mazi, hene manga ya sika igome. Ndimo ndabona abaririmbyi ishoka zaguye mu mazi bari kuri Yorodani, muririmbye rabiririmbye harabo ngo yewe Yorodani we nubwo horera cyane abana b'Imana tuzakwambuka mu kwizera. Mana igwe kwambuka iyo Yorodani wari uhagazeho, Mana igwe kwambuka icyo kigeragezo, Mana igwe kwambuka izo ntambara urwana, Mana igwe kwambuka ibyo bibazo hagazemo, umugabane wose uriho ndaguhanuriye. Mana ivuganye nanjye hamwe ngo sinzi byakuye ishoka yawe, hanyuma ngo barataka ngo yari intirano, ariko hamwe ngo singira Elisa ngo afata igiti ajomba mu mazi, ntore zirareremba. Uwiteka umugisha wawe mbese warohamye, Uwiteka arawuzamuye. Umugisha wawe mbese watakaje, Uwiteka arawuzamuye. Hari umugisha urugo rwawe watake mu mazi, hari umugisha umuryango wawe watake mu mazi, ariko Uwiteka arawuzamuye. Akira kugirwa neza n'Imana, hanyuma ngamwereka iguye, hanyuma ngarayisingira. Mana iguye gusingira bucuruzi bwawe, Mana iguye gusingira nawe wubaka inzu, Mana iguye gusingira nawe diploma yagira agaciro, Mana iguye gusingira umugisha wawe wari uri kure. Hene payasika hedi wisasoma. Ndimo ndabona Imana hari abantu benshi yeguye gusingira imigisha yabo yarohamuye mu nyanja, irohamira mbese muri Yorodani. Hayasika edifo pewa enima. Mwakira ubutabazi mwamukurikiranye ikiganiro. Hene kudibini sase yarazi ko birangiye, yarazi ko mbese hene manga yasika igome iyi shoka ye ikutsi iguyemo bitazongera kubaho. Shoka yaraguye ndetse irakuka irokera mu mazi, ariko Uwiteka yinura ibyawe byarohamye. Mwibuka abigishwa ba Yesu bari kumwe Yesu mu nyanja, bageze mu nyanja hagati ngo barataka cyane bateranywe n'inkubi y'umuyaga, ariko ngo bibuka ko kumwe Yesu ngo baramukangura, ngakangutsa cya umuyaga ndetse n'umuraba ngo biratungana rwose, inyanja iratuza. Mana igira ibintu cyaha, Mana irohoro byawe byagiye birohama. Reka dusenge, nakuzana ijambo rivuga ngo Imana igwe gusingira umugisha wawe wari uri kure cyane. Hari abantu Imana igiye gusingira imigisha yabo, hari abantu Imana igiye gusingira imigisha yabo. Ndimo ndabona Imana ihereza abantu gusingira imigisha yabo. Reka dusenge. Imana baho umugisha, mwebwe mwari mudukurikiranye ku Mugisha Eva TV. Naje kuvuga ngo Uwiteka agwe gusingira umugisha wawe wari uri kure cyane. Pera sinima editaya hene gidifone mango rarawe ya bone sasoma la sito peditango pewa era sinima haya waya bonema haya waya sikango niwi sase editaya peni manga sika ndasenze Mana haya sirigidibini heni minifowa. Hereza abagabo gusingira imigisha yabo, hereza ababyeyi imigisha, hereza abakobwa imigisha. Uyu mugisha no basabiye, uyu mugisha ni wakire, nibasingira imigisha yabo yari iri kure cyane. Urakoze kugiye kubikora mu izina rya Yesu Kristo.